Nk'ibisanzwe tubaye ikaze kuri DJP Global Hub. Twiyemeje kuzajya tubagezaho byinshi bigenda bicyaracara, haba ibyegeranyo tubagezaho, amakuru tugenda tubagezaho, ndetse n'ibindi bigenda bigarukwaho hirya no hino ku isi. Gusa uyu munsi mu nyemere tugiye kugaruka kuri TMP Bronchi cyangwa se TMP Honore. Gusa turifashisha TMP Bronchi kugira ngo tubashe dusobanukirwe iyi TMP ikora gute. Tukwibutse ko iyi TMP mu magambo arambuye ni the marketing practice. Urumva ni uburyo bwo kwamamaza. So ahangaha rero mumfashe nk'abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi tugiye kurebera hamwe kugira ngo nk'uko tugira amakenga buri gihe turebe buryo ki abantu bashobora gushora muri TMP bafashe umwanzuro bafite amakuru ahagije babizi neza yuko bashobora guhomba cyangwa se kunguka, byose biba bishoboka. So ahangaha rero tudatinze turifashisha iki gitabo cya TMP Bronchi. Hano hari company profile niyo tugiye kubanza guheraho ahangaha kugira tubanze tubyumve neza. Company profile cyangwa se TMP profile founded in 2002 and headquartered in London. Yashizwe mu 2002 ndetse ifite icyicaro i London, ubwo ni mu Bwongereza birumvikana. TMP is globally recognized leader in creative advertising and digital task economy. Urabona iri hose ku isi, globally recognized leader in creative. Muri make iboneka hose ku isi mu bijyanye no kwamamaza binyuze muri digital task economy as a premier advertising service provider. Ahangaha nta kindi igamije ni uburyo bwo kwamamaza. Gusa twibuke neza ko hano muri iyi video cyangwa se muri kiganiro cyangwa se muri amakuru ugiye gukurikirana kuri DJP ugiye gusobanukirwa uburyo ki TMP atari ikintu cyabasha kuzana inyungu gusa, ahubwo turakwereka uruhande rw'ibyiza nk'uko bigaragara muri iki gitabo cyabo, ndetse tunakwereka ubushakashatsi bwakozwe hifashishijwe AI zigiye zitandukanye, ubashe kuba wafata umwanzuro ukwiye kandi ukunoze utazagwa mu ruzi rw'ita ikiziba ushora utwaye turibwe. Ahangaha rwose niyo tugiye kugufashamo. Ngira ngo urimo uragenda ubona amakuru menshi nk'uko hari ababizi cyane, hari abajoininze ama STT, abagiye amapiramide agiye atandukanye, murabizi hose nta nahamwe batakwizeza ibitangaza, ariko uhura n'ibihombo bikabije ukaba rwose wagira igihombo umva uzicuza cyane. Ariko nizere ko tugiye kubana ukaza gusobanukirwa TMP, turabigarukaho byose mu buryo burambuye mpaka ku musozo. So, TMP has forged a strong partnership with leading international platform including TikTok, YouTube. Ifitanye ubufatanye TMP n'imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye harimo TikTok, YouTube, Facebook and Instagram, building worldwide ecosystem for digital advertising and task driven economy. Ngira ngo icyo ngicyo nicyo twaba tumenyeho hano, twebwe tukigira mu bitureba iwacu mu Rwanda. Ahangaha tubashije kumenya yuko ifitanye ubufatanye n'ahangaha kandi ishingiye ku kwamamaza. Muri make sources y'amafaranga itanga turi buze kubona inkomoko yayo ntabwo igaragara neza nk'uko turaza no kubibona twifashisha ama AI agiye atandukanye. So ahangaha dukomeje hano wenda dufasha kuri iki gika regulated by relevant authorities in the UK and Rwanda. Muri make iri regulated cyangwa se kontrolwa n'ibigo bigiye bitandukanye muri United Kingdom ndetse no mu Rwanda, ensuring full compliance and the protection of employee rights. Gusa nk'uko mubizi ama STT nayo murabizi yerekana impapuro za RDB zose yagiye zerekana, ariko ntibyabujije ko abantu bahomba amafaranga yabo cyane, kuko gusa yaratanze amafaranga anyway, ariko amafaranga byaje kugaragara ko yateje ikibazo cya inflation mu gihugu biza gutuma ihagarikwa, ndetse n'abashoyemo barahomba gutyo. Ubwo rero kuba iri regulated by relevant authorities in UK and Rwanda ntibyatuma tutayivuga cyangwa tutayexploring ibintu byinshi cyane ngo turebe ukuri kwa ahantu gushingiye. So iyi picture murayibona neza, iyi picture iragaragaza umuntu uri hagati, bivuze ko ngo yashobora kuba ari nawe washoye bwa mbere, then akagenda abwira kwa kundi uhamagara umuntu ati se mushiti wanjye nabonye akantu keza hano nta kuntu washoramo tukirira ibiceri, uyu agashora, then ibi bigaragaza uburyo iri piramide iva ku muntu umwe ijya ku wundi, uyu yakora task ukagira ikintu wungukaho, ndetse n'uwo yinjije yayikora, ubwo navuga nk'uri kuri level ya C nawe ukagira icyo wungukaho. Gusa reka turebe none ibigendanye na vision cyangwa se mission yayo. Ahangaho nabindi, our vision is to ignite limitless creativity, shape the future for advertising and the digital task economy, empower brands to expand without limits and enable every individual to achieve their potential in the digital age. Ahangaha murabyumva ndetse mugende munasobanurirana. Gusa reka twihute turebe ku bigendanye no kuba n'ukuntu umuntu ashoramo rwose. Ibi ntabwo turi bubitindeho rwose, ka turebe kuri table hano igaragaza uburyo umuntu ashora. Ngira ngo murayibona the monetary unit is Rwandan francs. Ahangaha tugiye kwita kuri iyi monetary unit iri muri Rwandan francs kuko turimo turabasobanurira abanyarwanda babashe gufata umwanzuro rwose ukwiye bafite amakuru ahagije.
Hano hari level cyangwa se icyiciro cy'umuntu uri muri TMP abarizwamo. Umuntu wafunguye account kuri TMP abarizwa mu kihe cyiciro? Aha ngaha biterwa n'amafaranga ushora. Ayo mafaranga agaragara muri iyi job bond, ikora ama job bond, then task quantity, task uba wemereye gukora mu gihe washoye amafaranga runaka ari muri job bond, nazo ziri hano turaje tubigarukaho rwose. Then price cyangwa se amafaranga uhabwa kuri buri task ukoze, nayo agaragara muri iyi column. Then daily wages, amafaranga cyangwa se ubasha kwinjiza buri munsi bitewe n'izo task wakoze, agaragara muri iyi column. Monthly wages ni nk'umushahara cyangwa se amafaranga winjiza mu kwezi igihe ukora izo task. Then annual wages cyangwa se amafaranga ubona buri mwaka igihe wakoze izo task bitewe na level urimo. Twagiye. Iyo ugifungura account kuri TMP, iyo ugifungura account n'amafaranga ushoye, iyo udashoye amafaranga ugafungura account kuri TMP bakwita train. Iyo uri train na job bond ufite, job bond igirwa n'umuntu washoye amafaranga kuri TMP. Aho ngaho tubyumve neza. Then task uba wemerewe gukora igihe uri train ni 5. Task 5 ubwo nizazo zo kwa advertising nkuko twagiye tubibona mu buryo bwa marketing. Then price unit, izo task 5 buri task ibihagaze amafaranga 125. Ubwo umuntu wakoze task 5 yinjiza amafaranga 625 buri munsi. Gusa kubera ko utigeze ushora nta mushahara ubona buri kwezi ndetse nta n'ubona buri mwaka. Aha ngaha mu byumve. Then umuntu bita G1 rero ni umuntu umeze gute? Umuntu bita G1 ni umuntu washoye 2022 mureba muri job board. Then task aba yemerewe ni task 5. Buri task nkuko twabibonye hejuru ibihagaze amafaranga 25. Ubwo ku munsi yinjiza amafaranga 325, ku kwezi akwinjiza 18,750. Byumvikane neza nyuma y'ukwezi ugiye kugaruza amafaranga washoye. Gusa ku mwaka ugahita winjiza none 1,228 amafaranga 25. Urumva n'amafaranga menshi cyane. Ibintu byagukurura. Ahubwo none ukibaza ati bya bindi namamaje abitangaye amafaranga koko. Nyine nk'abanyarwanda twibaza mbere ko tujya muri ibintu. Ariko ibyo ntabwo dushaka kubitindaho, ahubwo twe turaza kwereka ubushakashatsi twakoze. Niba utabashe no kubwikuranga uze kubona uburyo cy'ibintu bidashoboka cyangwa se uburyo byuzuyemo scam nyinshi cyane. Gusa mutwihangane ubuntu ubushakashatsi ku giti cyacu bwite turabwira abanyiri iyi business. Gusa twe turagira ngo tubashe gukebura inshuti zacu nkuko batubwira ngo tuzinjize muri business, rero turagira ngo none tubashe tunazikebure tuzereke none iyo business kwishobora no kubiri risk cyane. Uyu muntu bita G2 kadusobanura bike bindi muramwumvisha uburyo bigenda binakorwamo. Muri make ni amazina y'abantu bagiye kuri TMP. Uyu muntu bita G2 ni umuntu washoye 90,000. Uyu muntu washoye 90,000 bemere task 8 za buri munsi, kandi buri task hano ibihagaze none n'amafaranga 320. Ubwo ku kwezi cyangwa ku munsi yinjiza 2,560. Then ku kwezi akinjiza 76,800 Rwandan francs. Birumvikana ko ari amafaranga menshi cyane. Then ku mwaka akinjiza 932 n'amafaranga 400. Ibi bintu nawe ugenda ubyibazaho umutwe ugenda ubikwetioningamo. Abantu twakoze STT nkanjye, abantu mwagiye rwose mu mapiramide menshi agiye atandukanye nkatwe, mugahumuka amaso ibintu, mukomeze mubane natwe, muraza gufata risk nyuma ku musozo w'iyi video, cyangwa se muvuge muti ibyo twabonye birahagije. Kadusimbuke none ureba agashya ku muntu witwa G9. Umuntu witwa G9 ashora miliyoni 68, akaba yemerewe task 300. Buri munsi yinjiza 2,500. No, buri task ihagaze 2,500. Ku munsi yinjiza 2,250,250. Buri kwezi yinjiza 67,500,500. Buri mwaka yinjiza 821,250. Urumva yuko ibi bintu biramutse bikora neza nta muntu utashoramo, kuko nta kigo cyari cyaguhemba amafaranga cyangwa se nta kazi kari kose abona kaguhemba amafaranga, nta na kamwe rwose. Ariko noneho aha ngaho ukibaza uti babikora bute? Gusa ubashe kuba wasobanukirwa uburyo ki winjiramo n'amafaranga ugenda utangiza. None kanze tukwereke noneho bya bindi buryo igaragara nk'aho ari piramide. N'ubu buryo urabona referral rewards cyangwa se uko winjiza abantu, ushishikariza abantu kwa kundi mubona nyine abantu baguhamagara buri munsi. Ibi bintu wabigiyemo nubishaka amakuru hari igihe byanaguteranya n'inshuti, niko kuri. Ukahangaha tugiye kureba referral rewards uburyo ziteye ubwoba, uburyo nazo zigutangaza cyane. Level 1, wa muntu twabonye uri muri G1. Ahangaha wibuke trainer ntago we ajya kora referral, ntago byemerwa se kuri TMP. Ahubwo none wa muntu ashoboye 22 uri muri G1 cyangwa se witwa G1. Dore amafaranga unagenda yinjiza. Sad level income ratio. Iyi 10%, 3%, 2%. Ibi ngibi bimenye gutya. Iyi ni inyungu ku ijana. 10% ihagarariye inyungu ku ijana ukura ku muntu wakwinjiriyeho direct.
sinzi iki kintu niba ucyumva, ikintu ntabwo numva niba ucyumva, gusa wenda ni urugero, kadufata urugero, turi abantu, njyewe ninjije wowe mu gihe ukoze task y'amatask cyangwa se mu gihe winjiye uri kuri G1 njye mpita nkubonaho 10%, iryo 10% rikaba ringana n'ibihumbi 2,200 cyangwa se level A invitation reward, kuko washoye ibihumbi 22 mpita mbona ibihumbi 2,200, aho ngo ngira ngo murumvikane iyo hanyo 10% iva. Noneho mu gihe wa muntu winjije wondi wakuyeho level y'ibihumbi 2,200 nawe yinjije undi muntu, uwo muntu yinjije umubonaho inyungu ya 3% ari ihuye n'amafaranga 660. None igihe wa muntu none ngo navuga uri kuri level B yinjije undi muntu uri kuri level C umukuraho inyungu ya 2%, nizizi percent nicyo zigiye zisobanuye. Iyo nyungu ya 2% nayo ikaba ihwanye n'amafaranga 440. Ngira ngo ibi ngibi mugende mu bisobanukirwa neza. Ibi tukwibutse ko iki gitabo turimo turifashisha ni TMP Bronchi isobanura uburyo ki iyi the marketing practice ikorwamo ndetse n'uburyo abantu bagenda babonamo inyungu, niho tukiri. Then umuntu uri kuri level ya G2 nawe abona 10%, 3%, 2%, gusa bigatandukanywa nuko amafaranga babashoye abagiye atandukanye. Uko umuntu uri kuri G2 twanyikashe 90,000, ubwo rero yakinjura itubona 9,000. Ibi ngibi burumva ni ibintu ngira ngo nawe ubyumvishe umutwe, ni ibintu umva, ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu bikumvisha uburyo kibona amafaranga mu buryo bworoshye cyane. Ibi ngibi byo urabyumva neza cyane turi kumwe. Wakomeje kuba natwe no skipping, kandi wibuke niba uri hano ubikore subscribe, ukore share n'iyi video gira ku Banyarwanda benshi muri rusange, kugira ngo batazagwa mu ruzi barwitikiziba cyangwa se bitazagenda. Twebwe twashuye muri STT, njye ukora ibi ngibi ndababaye, ndashuye muri STT nashuye amafaranga menshi cyane araribwa banyijoza ibitangaza, ntabwo nagasobanukiwe. Niyo mpamvu nanjye ngomba gukora iyi video ngo mbashe gukebura abantu bashya bameze nkanjye ninjira muri STT bwa mbere. Ese byanyendikiye gute? Naye nuba ni video ni winangira nuko ushore, nutinangira nuko ntabwo nakora. Gusa kadukomeze aha ngaha, gusa mwashe kuba mwasobanukirwa ni 10%, 6%, 2%, ngira ngo wenda kugira ngo mbisoze neza nifashije wenda nk'urugero rw'umuntu uri kuri G2 abiyashomye 90, ubwo nituvuga ngo uramubona inyungu ya 10%, uramubona inyungu 9,000. Iyi nyungu 9,000 uyikora kuri wa muntu ukikwinjiraho bwa mbere, wa muntu ukikwinjira n'injuzi undi muntu, uwo muntu amafaranga yashoye tubona 2,270, ukaba ari kuri level B, nawe n'injuzi undi muntu araba kuri level C umuboneho 1,800. Aha ngaha nabyo ngira ngo murabyumva neza. So reference income there is in note zinasobanura biratumaze kukubwira. If you are a G1 employee and recommend subordinate A to become a G1 employee, you will receive recruitment reward of 2,200 francs. Ibi ngibi tukabisobanuye cyane, twagiye tunabyumva none. Here we suggest recommendation, we suggest upgrading your employer level first, as this will significantly increase the potential income. Urumva recommendation cyangwa se ikintu bagusaba ni ubusabe bwa TMP. Muri make udufashije wakongera abantu benshi cyane kugira ngo nabo babone inyungu nyinshi cyane. Ese bo barungukira hehe? Task kadukomeza aho ngaho, gusa icyo kibazo ugomba gukomeza kugenda wibaza mu gihe ugiye gukora ibintu. Aha ngaha noneho ngira ngo urayibona nanone, hano hari icyo bita team management commission. Team yawe imanaginga gute, uyishishikariza gukora amatask gute, nicyo bashatse kuvuga. Hano recommended level management bonus percent, for example commission 10,000 francs per day. Hiya aha ngaha ngira ngo ibi ngibi byo ni ibintu ugenda urushaho kugenda usobanukirwa ukomeza kugenda ubana natwe. Ngira ngo none aha ngaha urana hano bashoza bagushimira, natwe kundi tujya ku misozi turaza kubashimira ko mwaduteze amatwi. Gusa noneho twibaze noneho niba hari ubutumwa mwakuyemo ndetse n'icyo mugiye kubumaza, kandi muraza no kutubwira muri comment niba video ifite umumaro cyangwa se natwakoze ubusa. Gusa turabizi neza ko icyo twari tugambiriye no kubasha kuba twabasobanurira. Noneho kadukomeze noneho hano twihuta vuba vuba, tugiye kurara rero ikintu twabajije AI. Tugiye kureba ibintu twabajije AI, twibaze ese ibintu birizewe? Ibi ni ibibazo nawe wakwibaza kugira ngo nibura ubashe kuba hari icyo wakuramo kabisa. Katurebe noneho AI yagiye isubiza iki. Katurebe hano AI yagiye isubiza iki. Ngira ngo nibona kuri ikora hano twabaje ngo ese iyi TMP yaba yizewe? AI mvuga ukuntu yashubije, iyo ni AI, ni AI kabisa, artificial intelligence. Oya, hari ibintu byinshi muri TMP bituma umuntu ayishidikanyaho cyane. Icyo kintu sinzi niba ucyumva nawe aho uriza kwishidikanyaho cyangwa se yishidikanyeho. Mbere yuko uri kuri igiceri cyawe ubanza rwose uyibaze nawe ibintu nawe iraza gusubiza. Iyo Bronchi isa cyane n'amatsinda akora nka pyramid scheme cyangwa scam. Akantu karebe
cyangwa scam yo gushora amafaranga. Dore impamvu ni izi ngizi AI yatanze. Basaba job bond deposit, muri make basaba ya mafaranga ubanza gutanga, yani twagiye tubona ibihumbi 22, ibihumbi bingahe byose bigiye bitandukanye, kugira ngo umuntu ajye ku rwego runaka. Urugero, aha byifashishije za ngero twagiye natwe twaberetse zigaragara muri rwose, zagiye zigaragara hariya kabisa. Ngira ngo ahangaha urugero naho mwagiye muzibona hano cyane. So hano urugero batanze ngo G5 isa miliyoni 2,600 ngo ubone akazi nyakuri nikagombye gusaba kubanza gutanga amafaranga menshi. Ngira ngo ibyo ngibyo murabyumva, niyo yaba ari make. Turabizi ibihumbi 22 mu Rwanda, niba umukozi cyangwa se umuyede nabasha gukora ibihumbi 3, n'ufata ibihumbi 22 urumva ni iminsi igera mu 8 yose agiye gutanga. Rwose abantu ugasanga bayariye aho kugira ngo yabanze ikindi kintu ashaka. Ahangaha ngira ngo twabazaga niba byabyizewe. Soka dukomeza hano. Nanone hano wenda ureba aka kantu, hari reward za level A ndetse na commission zishingiye ku bantu winjije. Ibi ni kimwe mu bimenyetso bya pyramide scheme nkuko twayibugarutseho. Iyo na AI nayo urumva ko yagiye bigarukaho. Basezeranya inyungu nini cyane kandi zihoraho, nkaho umuntu wa G9 ashobora kubona miliyoni 37 ku kwezi, 500 nabwo bisanzwe kandi akenshi bikoreshwa mu gukurura abantu. Sinzi niba ngiye ibintu byumva aho ngaha ko ngako rwose kare muri iryo bara ry'ubururu. Task bavuga ni ugukuramo apps no kuzishyiramo ho gusa. Nta busobanuro bunoze bw'aho amafaranga ava cyangwa uko business yabo yunguka amafaranga nyayo. Ibyo ngibyo nabyo byumve neza. Bavuga ko bafite office n'amategeko, ariko nta bimenyetso bifatika batanga muri Bronkai. Wenda ahangaha byo ntabwo twabigenderaho ngo tuve ngo n'ibimenyetso bifatika batanga, kuko twagiye tubona mu mateleviziyo menshi. Niyo mpamvu twayigarutseho, nka TV1 yabigarutseho. Niyo mpamvu natwe twabigarutseho kugira ngo hari igihe umuntu yishyura akamamaza, nk'uko twabibonye ni marketing. Ashobora kwishyura rwose akamamaza ibintu gusa nahe banze wumve ibintu. Dore noneho inama GPT yo ihita ikubwira hano none aka kanya, ntugatanga amafaranga mbere. Reba niba company iri muri RDB cyangwa UK company. Gusa iki cya mbere cyo ndahamanya nacyo. Gusa icya kabiri cyo, reba niba company iri muri RDB. Umuntu washoye muri STT ibi ngibi yaba bizi cyane, uko na Bene cyangwa se na Beka nayo yabyinjiyemo, turabizi neza. Ariko hano ureba niba iri muri RDB, ibi ngibyo ntabwo navuga ngo rwose umuntu arabirebaho cyane. Ndebe hiki, ndabizi ko STT yamombeje, ahubwo njye ndaza gushaka proof zinyereka ko rwose niyo warya amafaranga uyu munsi, ejo ufite amahirwe yo kuba wayatakaza, kugira ngo mbashe kwirinda. Noneho ndebera iki gika cya hano, reba uyu musozo wahaga ku rwego rwo hejuru. Iyi TMP ifite ibimenyetso byinshi bya scam. Ibi ntabwo ari njyewe, iyi ni AI cyangwa pyramide scheme kurusha ibya company isanzwe yizewe. Aha, hano twese tugira amatsiko menshi cyane, rero tuvuga ngo none se umuntu uri kureba iyi video cyangwa se umuntu adaye umwanya we akora iki? Niba umuntu yamaze kujyamo cyangwa ari gutekereza kuyikora, yakora ibi imbere. Umuntu wamaze kwiyandikisha muri make wa wundi witwa trainer, kora ibi ngibi, ntushyiremo amafaranga menshi. Muri make mu gihe umutima wakomeje kugenda uguhata ati abandi bararya, njye nshobora guhomba. Wishora miliyoni zawe zingahe? Nyabuneka shyiramo nibura udufaranga dukeya, ugerageze. Yego, gusa amahirwe menshi nuko turatubura. Tangira witonze cyane. Scam nyinshi zituma umuntu abanza kubona amafaranga make kugira ngo yizere, nyuma bakamushuka gushyiramo menshi. Ibi ngibi ubyumve. Ndetse mva indi nama, ntuzane abandi bantu nyabuneka batazakwita. Ngira ngo murabizi STT abantu yisi ruvumwe ati mwaradushutse tujyamo. Ngira ngo ibyo ngibyo ni ibintu byinshi. Ahangaha nuhagera rwose uze kuza kureba, witonde wumve. Ahubwo noneho dore ngibi hano, niba ubonye ibintu bikemangwa, ushobora guhagarika gukoresha account, kubimenyesha abandi neza, ariko nta makimbirane ajemo. Niba ari amafaranga menshi ashobora kwegera Rwanda Investigation Bureau. Niba yasize amafaranga menshi yanakwegera RIB cyangwa National Bank of Rwanda. Igihe harimo uburiganya bw'amafaranga, muri make umuntu akwiriye kubifata nk'ikintu gifite riske nyinshi cyane, atari nk'akazi kizewe cyangwa investment yemewe. Ngira ngo aho ngaho ngira ngo urayibona. None reka none duse nkaho tugana ku musozo w'ikiganiro twabakoreye kuri iyi TMP. Reka none duse nkaho tubaza, twibarize iyi TMP. Kaduse nkaho tubaza, tugiye kubaza ikibazo kimwe. Nawe ushobora kuza kubaza byinshi, gusa nibura ufite ifatizo. Tugiye kwibariza tuti ese iyi TMP
mu mboni zawe ubona izahagarara ryari kugira ngo abantu ntibakomeze gushoramo? Shoramo. Aha, dore ngibi. Wumve AI ko nayo rwose nayo iragerageza ko nayo rega abayikoresha n'abantu. Sinavuga igihe nyacyo izahagararira, ariko sisitemu zimeze gutya akenshi zimara igihe gito cyangwa giciriritse mbere yo gusenyuka, cyane cyane iyo zishingiye ku kubitsa amafaranga no kuzana abandi bantu. Wabyumvishe, no gusezeranya inyungu nini cyane. Natwe ntabwo twavuga igihe, ndetse ntitwanayiveba ko NST hari abariyemo amafaranga ariko hari n'abahombye. So iyo abantu bashya bagabanutse cyangwa withdraw zikiyongera kurusha, amafaranga mashya yinjira muri system itangira gutinza withdraw. Umva ibimenyetso bikwerekana no ko igiye guhagarara: gutinza withdraw cyangwa se gutinza kubikuza, gushyiramo excuses, tanga impamvu za hato na hato, gusaba upgrade nshya cyangwa igafunga burundu. Muri TMP ibintu biteye impungenge ni level zisaba amafaranga manini, commission zo kuzana abandi, amafaranga menshi basezeranya ku kazi koroshye cyane. Ni pattern ikunze kuboneka muri pyramid bond system, zimwe zimara amezi make, izindi umwaka cyangwa irenga, bitewe n'umubare w'abinjira bashya. Muri make igihe cyo guhagarara biterwa n'abantu bari kwinjiramo. Nimukomeza kwinjiramo cyangwa natwe tugakomeza gushoramo. Uko ibi ngibi njye mba nabikora ubushakashatsi nabasha no kubanza kugeramo, nkareba ibyo ari byo, nkafungura account, nkabanza nkamenya ngo ese ubundi ibi ngibi birizewe. So abantu mwese twabanye ntabwo twagamije kwangisha abantu iyi TMP company, oya, the marketing practice ntabwo rwose turimo turangisha abantu, ahubwo ni ubushakashatsi twikoreye, twashatse gusangiza abandi bantu. Niba hari aho twabogamye rwose ababishinzwe batubabarire, ntabwo rwose ari bitwaye tugendeyeho, ntabwo ibyo twari dushingiye, ahubwo twe twitaye ku bihombo twagiye duhura nabyo buri gihe, twifuza no kubasha kuba twasingiza abandi amakuru nk'aya ngaya kugira ngo nabo batazagwa nk'ibyo twaguyemo, cyangwa se umuntu agafata risk nakwicuza kuzabaho. Abo twabanye mwese turabashimira, mukomeze mukore subscribe, mubane natwe. Ibiganiro nk'ibi kuri DJP Global Hub nakagaruka, ndetse n'andi makuru yifuza ko twagucukumburaho rwose nayo hawe ikaze wayatugeza tukayavunza n'umuzigo. Murakoze cyane.